ese ni gute umuntu yatamenya umwana wageze yiga iyo muri iki gihe we ntago bizi icyambere ni kashi nawe utankunda bitamo kugushisha ifaranga irahari konti iruzuye nta byose ariko wagakwiye kumenya ko umukozi afite akazi ashinzwe ntagashinzwe kumusasi shishwa ahangaha abagore babiri mu rugo umva Maganza wamenye ko mwite Akarike kose wakariyo yabizi ngo abamotari si buri ahantu yego nahageze ayiwe tureke amaso we mana we amakuru neza we usikomeze kunsumba mano ntago nagusumba uzi wagira ngo sinzi mukuru wawe neza ntago nagusumba sheri uzi kuri mukuru wagize nose uwanzanye iki umva mu bintu nazanye ntago wabura akantu ukunda ubizi se ewa kandi utwaze bari kugenda ariko wari umaze igihe shana nejo bundi ngiye naragukumbuye byataye irungu ryawe rinishe ese hano ko hatuje n'abandi muntu uhari wapinze njyenyine biriwe hano mama yagiye murima papa nawe sinzi aho yagiye ukwanga twibereyeho murumuna wanjye uyu munsi we wari waranyanze wirigendeye kigali sheri muzane ajya ugiye gushaka byikorera nasi kirafata kwa kashi no hagiye wese ntabwo waba uri kuno gusoma kugeza ryari none nawe kwiyakira ko mbona ugize ubwoba ntabwo bangize ariko ntibibwire ko kudusha amafaranga nayo ntabwo bamushoboye ubonye umaze gucya nakukorera umwazira mbaraga se ziwanyu none urakeye none utangiye iyakira ubu umenye ko ubuzima bwose ni ubuzima ariko vuga make ariko ugomba kwiyakira ukabona ko ubuzima bwose bushoboka urakoze kugira amaji ya none nende ndabaza nari yihoreye igihe cyose mvuga ko bishoboka ubuzima bwose ariko nta kibazo wamvuye imbere turahimana nta kibazo wamvuye imbere bitese amakuru ako ubwa mbere mubonye urabona araho inzu ndiko narane tuziranye segonderi se ako mbanza ari mu bukwe ko ndabona atari ubwa mbere mubonye ubwo byavuga none se amakuru y'iminsi ni meza wabaye mwiza uko bisa kose ntabwo wari uri muri iki cyaro tu ubivuze ukuri nari ndi mu mujyi wa Masenge waranabyibushye rero ni ibisanzwe kabisa mu mujyi burya ndahemeye ariko sasa kobora bugari hata we kobora ariko yego butakabara tabukobwa yaburyo kobera yakoze umusozo umva wita uvangira amazi bite byahunda kuko bavuga ari yaga ariko abukobwa ubu wajya bamuvuga utaba kubwishinga dore yaga kuranya kubaruka yarabugasha ariko upfa kubwira Fulano yarasumbuye akira ibibazo zukiraja ni ibiciri kumwe ko bwo yaraje kakara cyose
wowe ugakora gusa kabi nicyatiri yagucu umuntu mbonye gucya guseta mu cyangwa surprise kuri kabisa nurebe ibintu mpashye ahubwo se ikindi ni ukuri kumwe nimba ari ikintu kinshimishije duhe surprise kandi urabona ko ndi kwihuta wambabari ukama nomero yawe ya telefone nimero zanjye uzimaze iki yanjye nguhamagara tuvugane nose urwara tutari kuvugana nose ubu tuzaduhora duhurira hano tuvuga njye ndashaka nomero ya telefone ragashaka kugutereta nose sinagutereta se ubu se ufite ingufu ku buryo wacutura ahubwo wowe njye niyemeje ndi tayari kugutereta zaba telefone nzigura urakoze cyane Ajya izina ni okay. Ya urakoze naryibutse. Urakoze umuti se. Sawa kabisa njye ndishimye. Buriya noneho nzajya nguhamagara. Sibyo se? Mari. Kandi urakoze cyane. Musaza cyane neza cyaka amapasi mana aje bana narahiye se sha tuzahore nyine tunzagwa amakuru arambuye ku bintu bimeze ariko nyine tu mwanda mushaka uzamfasha Grafe yarazi neza ko turi inshuti ariko buriya nyiririmbo no mukwiye nzagwa pasi ariko amafamiye ntabwo namuguha gutyo gusa nyine tugomba kwanza nkamenya amakuru neza kandi nyine ni inshuti yanjye cyane nyine gusa ntabwo napfa kumugwa gutyo gusa kandi urabizi ko wahiye nyine tu gusa nyine tuzareba niba mukwiye nisanga mukwiye nyine ya nzagwa pasi tu ariko nyine gusa tubiganireho naribi me tuzapana nyine tuduhure ariko abana ndwanaho abantu mwana neza ndwanaho kabisa
Niko Peter, haguruka sha. Haguruka. Je wanywera inzoga ntusa. Uzaziva. Agashparagura. Komera ko ngo tugende pa. Usubira kubona tugende nyine. Tugende. Urongera ubwo tugende. Oya tugende. Inzoga sawe wowe. Nibeshye cyane ndakuzi. Ntabwo ibeshye. Nta dogiteri? Yani ngiye dogiteri ntabwo ibeshye nkora mu by'ubuvuzi nkora muri labo. None se wanjijwe ibyo urabizi cyangwa kubeshya abantu? Yani ndabizi. Ubizi gute? Singubonye suguye hari. Ibyo uvura urabizi cyangwa kubeshya abantu? Ndabizi man. Abantu ntamwe kucyego batabafunga. Biba ariko mu buzima. Ndakeka ibyo mvuga ndakeka ibyo uri kuvuga ubizi. Musabazi. Bayo kurwara. Ugabo umbaza gutese. Ko mu rwara se bayo kwishuka. Wese ko mutongana. Iyo wishuka gutongana. Iri bayita bucyura buho. Uburaje bigira dogiteri guje kuvura abantu utangisubiza. Aho yo bugwanye. Uyo kwaje yotsa iburusheta. Nawe ndamuzi. Wabucyura buho. Ubundi mwebwe. Yeka. Ubundi wabaye dogiteri kuva ryari. Numva ko bamuseka mu twese. Wowe hagavuye kwa bucyura buho kugura agashupa. So arukoti yabasure mu. Muvane mubwire reka. Sore buco. Sibyo? Oya. Yewe umukobwa yamaye amafaranga menshi cyo. Dore buso. Yakubeshye ko wayangaye kuko yatuma kina kuzwa. Oya. Namubwiza ukuri. Reka kubwiza ukuri. Gusa wowe utirengagije. Uyu cyakare dogiteri w'ihene. Wagiyeyo gute ubundi wese amafaranga ari ukurikiye? Hagiyemo babana ariko. Asore waje bugwa agacupa bukaga. Urakoze. Twigende. Umushaba. Ubite. Mushaba. Kingura kukubanza mpere ariko ubundi umugabo nkawe ujya konesha no mu mirima y'ingushyi. Kingura mpere icyo nkorera umugabo nkawe. Ase urashaka cya mugore wandetse? Niki wamburanye? Kingura. Ndewe ninjye nawe uyu munsi. Niba kingura mpere icyo ngukorera. Maze kurengwa shara kuvanye wanyu warabaye nk'intuzi usa nabi warahindutse ivuvu gusa none umaze kumenya kwisiga amabiti. Kingura mukure niyo roho ituma uryamana n'umukozi wanjye. Ase urashaka ukinjira kuri ubu mfayo? Wowe ukigoryi gusa. Wanze gukingura. Nanjye ndava. Hari uko mbonanye n'intumbi yawe.